hanura vuga indimi kugira ngo dutsinde ino televiziyo. Wari se wayiteretse hanyuma ko nta gisambo kiri buyitwara, igisambo kiturenze. Asi wayifashe neza guca Igucitse dore kano kagiye kuvaho biriya by'indimi ntabwo wabitubye. Ni isimi mureba televiziyo sinjye manuzi niwe muhanuzi ariko nanjye nahanu sinavuze indimi bisige sinaririmbye wese wabwa menshi nini ni njyewe wavuze indimi. wewe wavuze indimi zitazwi ibintu bitanabaho ngiye nkavuga mu kinyarwanda kandi umunyarwanda ko nawe waririmbye. oya batirika twumvikane aha ni haze n'ibintu by'amahanga mutangiye. rekera njyewe nazamuye ikorasi ntuma mujya muri mudu murahanura ni njyewe ari buhabwe menshi. Ko narumiye koko njyewe wavuze indimi navuze inyakoreya mvuga ikigiriki mvuga igihorandi mvuga igitaliyani mvuga indimi zose n'izikuzimu nazizamuye kugira ngo ino televiziyo tuyitse. none se izo ndimi wavuga zibaho gute zitabaho kandi nazikoresheje? kamubwire wavuze ibintu bitabaho ngiye mvuga ikinyarwanda abantu bumva wese mu ndimi wavuzemo televiziyo. none se betse gato uwo twahanuriye yumva izo ndimi izaheye ngo nizaheye iyi televiziyo ni ngewe muhanuzi mukuru nk'uko habaho muri bibiliya abahanuzi bakuru n'abatoya. Yeremiya Ezekiyeli ni abahanuzi bakuru, Yona ni abahanuzi bato. wowe uri Yona rero ngende Ezekiyeli ni umuhanuzi mukuru ugomba gutwara iyi televiziyo. Mfite igitekerezo nshaka kubaza. ndayitwara nanjye uyitwara nkabe buriya bukorasi wateye bwo banduba na rukoma na nyabihu. wececeka ntacyo wakoze. ntabwo mwayitwara ndafata umugozi ngo mbura mama wambyaye n'agakiza ndakabitse. nanjye ndatwara batiri yayo. hari igira batiri da ibyo se ndabizi. ndatwara ikiro kirahure cyane. ngese ntwari mureke tuyigabanire tipasure tubere nk'aba bagose muri bibiliya ngo umwana ngo tugane umwana wo kabiri umwe atwaye icyo kimwe twaye ikindi gice. none ndafata umugozi reka mbabwire ninjye mazi mukuru mu kigo cy'Imana imbwiye Imana ambwiye ngo mbe ngigumanye Imana zawe ko wazikoresheje turi kwiba televiziyo ugiye kuzizana hano. nese kubise muraka nanjye navuze ngo nguzikurinda yabarinze mu bujura bwanyureka ko nafashe bibiliya ngiye mbeshya urumva ndi kubwiriza urumva ndi guhanura vuga indimi kugira ngo dutsinde ino televiziyo. ariko mana bati do nanjye mbure mama mbyaye warayi ntawe twara rega nanjye nakoze nabanye uburyo nabyina ninde wo kubira kiracu nayo mutwara rero mwese nayo mutwara kama bwiswe nayo mutwara. ariko nge mfite igitekerezo nta kuntu twakumvikana nk'abantu twagiye gutubura mu rugo rw'umuturage tukagabana ino televiziyo. ko navuga gahoro gute turi guhanura twavugaga gahoro turi kubeshya twavugaga gahoro ziriya ndimi twavugaga gahoro. icyo gitekerezo njye nari mfite igitekerezo nta kuntu twakumvikana tukagurisha ino televiziyo amafaranga yavamo tukayagabana ntawe uryamiye undi twese turabahanuzi b'ibintu. ariko abakuru n'abatoya oya bati ntushye ibintu by'abakuru n'abatoya ibyo njye nakubujije umva urashyira ibintu by'abakuru n'abatoya ndayitwara.
iyo sosiyete nayo ndayivamo rero televiziyo ndayimena tuyimene reka mbwitwe ndayimena nimuyimena murungukira ariko imanuzi mukuru ngewe narahanuye ariko washinze iyi kampani gute se kubera iki ngewe mwabanga barayimena ariko turabahanuzi b'ibinyoma ariko nije mukuru ese ni wahe none simbona musenga ukamufatira televiziyo yari ipfuye unafite bibiliya n'ufite n'ikindi habaye gusa niba twari tugize ikibazo cya televiziyo yacu igize ikibazo ibyo birakureba dushaka umutekinisiye gusenga mwese tugashyira hamwe televiziyo tugomba wa mukobwa we tuve mu maso genda si ubundi wari uje witerera mu mata n'isazi nk'ibiki babandi birivuga tuhokarana kwakaduha neza tukagaturira ntacamubwira ese yadohekera yambaye badara rasa afite iki no kubona ubuzungu mureke nje ndi kubona umuntu kumukomeje gushwana murashwana mureke dushaka umukiriya tugiye kuzamuka inzira ijya hehe mu mujyi tugende hamwe tugende dushaka umukiriya cyokora ajya dushwana shati yeshaka umukiriya ariko nifata menshi urabyemera nanjye ho kugira ngo dupfe ubusa fasha urabyemera biriya tugiye kujya twitwaranya uyu yanakwiruka ariko akundira muzi uyu musaza yaduciye musaza nisi ariko yakwirukanka dusize twari dufitiye amakenga ni wowe reba ukuntu haje ngira tugomba kuyagabana kandi tukaringaniza ese kuri kuvuga ngo ntawe uryamye reka tuyigurishe nyine reka amafaranga bari buduhe amafaranga bari buduhe kutazabasa turayigurisha amazi tubonye umukiriya ashaje karacyari gashya utagira ngo karana nta n'umutekinisiye nimwe wigeze ayihambura na vuba gusa ntayagira marike ni sharupe iriya ni sawa rwose iyi mari mushaka reka vugane nawe ushaka amarinete yonyine iyi mari ngiye kuba 150 muri ayo munani muyemene mugira rimwe naduhe magana duhamagara duhe magana abiri 150 sinyarenza niba mubyemera muzane telefone yashyireho bana nadurye nani ijambo ngo tara muri ayo munani muyemere shyiraho 10 mwana nane iki 10 narenzaho nawe uvuga rimwe nk'Imana urakakura n'amakuru yaganye ni pasiteri sinyenyerenza reka tieme yadushya uyu ni umubosi yaturengerezaho n'iki nta kibazo tumuhaye ibora nzima nashaka arayishyira mu rugo cyangwa ndayashyira kuri iyo kuri telefone nomero yanjye gusa turakwizeye ku buryo bashyira kuri aya menete bamwitira bane pfa kuba turi bugabane sengani mwebwe mwumvikane nimumara kumvikana inomero mu mpande yashyiraho nta kibazo nta kibazo zangu ishyashye mu nomero yanjye ashyemo jyamo kohereza bya bindi byo kuri MTN nta kibazo reka zashyemo mu nomero yanjye bayase kuzuzwa byarangiye aha ngiye kubona ifungo bro cyangwa niyo mwibye twe ntabwo twiba wakwiba ufite bibiliya wowe abakozi b'Imana bo muri iyi minsi ibintu bari gukora oya nabo hanze bari kujya mu ngo z'abantu bakabatuburira bakabiba abo si twe umukozi w'Imana nk'uyu uri kuvuga indimi gutya ko yakwiza ko ni simi na tata ndimo ariko na sila meditation Imana hari ikintu imbwiye ukimara kuduha amafaranga reba amazina ubonye ubwo wandi kurebona wose re utabona bati urasanga aho bati na ukirabona mwatujijisha yohereza umugore wawe cyangwa mukuru wawe magana ari amazina yarabonye naya utabona bati ibintu biratarika utaducikara bati iriya nayishyira hasi nge akora ikomba ubona umwana w'umukobwa yaje yagerekeranyije imyenda ntabwo babyoroshyereje wabonye mesaje bose tuguherekeze umuherekeza umujyana heza ahubwo nafatemo wanajyana no mu rugo nta oya kibazo oya na televiziyo ye tware n'indishyi wowe nugira ikibazo mucyo nomero yanjye weje amafaranga Nayibonye. uzamamagaye nta kibazo Nta kibazo. ni umukozi w'Imana ntabwo nakubeshya abakozi b'Imana bo muri iyi minsi rega oya njye nkorera Imana basigaye ari abatubuzi ye banyita umuhanuzi mukuru wahese wo mu isi Imana ikwine ngo yakantu keza bro hari ikintu Imana imbwiye Imana irambwiye ngo ukimara kujyana iyo televiziyo
igitangaza Imana igukoreye. Amen. Chachi. Iyo televiziyo uzayiboneraho umugisha. Uzayibona indirimbo z'Imana, amafilime y'Imana. Izo ndirimbo nazishyira kuri flash. Sawa. Shofta kubato from Rajab. Aporeke kwa jike. Kwamba gira nguri ya muntu agenda kunyuza mijisho. Akagenda ahubwo atoma tubona. Naduhera. Yenda yaho. Yesu uraturenza aha ngaho undi tujyana he. Yesu udatega mu mutego. Byihorera. Usoye motari bibiri ntiyakugeza kataba. Basanga bafitanye gahunda. Ashiraho ngiye kwambara neza do. Nagerekeranyije. Yo cyamura umuntu yawe. Zana hano. Samana mese kwihongeza. Yongeza mama wagiye nagara. Share kanje sha. Raiza izamna 6. Musi 50 nkavuga. Singa yawe. Ufite telefone aho ngaho. Sonia. Nayibonye message ari. Nawe ki. Let's wabizi cyo ye kuzabikanisha cyabandi bahanuzi b'ibinyoma batari mwe twabaruzi b'ibinyoma murakaza ariko kwabona shyiramo umubare w'ibanga sha bona ureba amazina yanjye nayabonye nayo ngayo Shema none rero dusezerane sibyo ibirangiye nzabapanga indi gahunda yo kutuburira abandi vuba ari nganga umuntu abagiye kwitana yishyura inzu nta kintu abari isesengani we yakumariye iki muri iki turamanika kuri madamu ako jereka nkore ako bandiwe man sibandiwe twikeza Bibiliya he Yesu ne cyana Yesu Bibiliya we mwese muciye muri kumwe ishyire mu kwaha hatagira umuntu ukuye ko tugende zaba turi kumwe abanywa Mami uraho? Amakuru y'imezi. imyaka myinshi Nyinshi cyane. Mami y'amakuru. Bari baragiye Dubai niko umva niyo makuru. Umeze neza. Imeze neza nuko. Nta kibazo pe. Bani kumetse Guheza ibaze wesha ibaze none se waje ryari? naje je bundi. Shawe uravuga uteka nje gusoma umuke. Ni karibu sana. Dengo ni karibu gose no bicara hangaha. Nari gukumbira Imana. Nanjye nuko. Rero mama kubwira. Ejo nikuye n'abantu. Bamwe basengesho bafite amabibiliya, kumva bafite televiziyo bari kuyishwana. Kasaba bafite bibiliya bashwana na televiziyo. Hari umugabo, hari abagabo babiri n'umugore umwe. Birandenga numva umutima urandiye no se abanyamasengesho konze kubavuga ibintu bijyanye n'Imana bapfana iki bapfana televiziyo. None se televiziyo bavugaga ni yahe? Televiziyo buri ya indi televiziyo Rwanda ni televiziyo yi. Televiziyo irahari. Nyine barwanya ndaza kwikubwira. Umva baricwanira, barayipfa, umva benda no gusara. Abantu none bafite bibiliya bose. N'indirimbo y'Imana. Mubuye kano kanya? Mu kanya kashize. None se abo bantu se muhuriye hehe? Ruguru harano. Abantu b'ikigihe basigaye bapfubusa wasanga buriya abashaka kureba amakuru n'amaso yanjye wenjijisha. Televiziyo nabonaga. Bari hagana hese? Hano Kimisaga uzamutse ruguru. Mu nzira gutya gutya no bafite n'amabibiliya men bafite amabibiliya umugabo afite bibiliya n'undi mugabo afite bibiliya umukugara ufite televiziyo. Abantu bari bafite televiziyo imeze ite ngo yitwa ngo sharp sharp. Abantu se wababonye neza? Inabo ni umukobwa umwe wari ufite n'abagabo babiri babagabo umwe wari wambaye ishati irimo yambaye ishati undi yari yambaye agapira bafite na bibiliya. Bibiliya y'Imana na n'intuza iriya y'indirimbo bari gusiganira kuyigurisha none baza ko n'ibiciro byayo Mana gato twese ngo bari abantu bangahe? batatu yego abagabo bose abagabo bari babiri umukobwa n'umwe. hari harimo n'umukobwa wambaye ikanzu ndende ipasuye imbere muremure wogoshe. iriya televiziyo ni iyanjye. Mana yanjye ntabwo byakunda n'ubari abantu n'abatubuzi babimbwira ko ari abateleviziyo
ya televiziyo bayikuye hano ni ya yindi twajyaga tureba none se umuntu ajya kugurisha ikintu afite na bibiliya birakunda birakunda se none se ko n'ubundi bayitubuye bafite bibiliya bariya abantu bamaze iminsi baza ahangaha mana we none se ubu ntibarenze ntibagiye mana we ariko mana yo mu ijuru we bari abantu baranyibye none se ubu tubigenze gute bari abantu kuko si abahanuzi b'ibinyoma